Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe cyitwa Orinfor cyangwa se mu magambo arambuye y'igifaransa nk'uko byakoreshwaga icyo gihe ari byo Office Rwanda d'Information. Kuva icyo gihe kikaba cyari kigizwe na radiyo Rwanda gusa, ishyirwaho hakaba hari hagamijwe kongera uburyohe bw'itangazamakuru kandi bwihuse bugera kuri rubanda ruto ruto mu gihugu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo haje kujyaho na televiziyo Rwanda RTV cyangwa se Rwanda Television, nacyo kikaba ikigo gikora ukwacyo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda nibwo habayeho RBA, mu magambo arambuye bikaba ari Rwanda Broadcasting Agency, yaje ihuza radiyo Rwanda, televiziyo Rwanda ndetse n'izindi mbuga z'ikoranabuhanga zifashishwa mu gutangaza amakuru. Kugeza ubu RBA ifite radiyo 8 ndetse na radiyo televiziyo 2. Ubu RBA ikaba ikora ku rwego rw'igihugu mu gutanga amakuru, ibiganiro ndetse no guteza imbere umuco n'uburezi mu Rwanda. Nyuma y'uko RBA ibonye umuyobozi mushya wungirije washyizweho n'inama y'abaminisitiri ariwe Isheja Sandrine muri Kanama 2024, RBA yabonye abandi bayobozi bashyashya. Izi mpinduka zikaba zasize Uwayo Dive agizwe umuyobozi wa radiyo za RBA, akaba yungirijwe na nyina w'umuntu Ines Gislaine, mu gihe Munyarukumbuzi Emmanuel yagizwe umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yungirijwe na Ufitinema Remy Maurice. Izi mpinduka mu buyobozi bwa RBA zatangajwe kuri wa gatanu Ukwakira 2024 mu itangazo ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Uwayo Dive wagizwe umuyobozi wa radiyo za RBA yari asanzwe akora ibiganiro bitandukanye kuri televiziyo Rwanda, mu gihe nyina w'umuntu Ines Gislaine umwungirije yari umunyamakuru wa Kigali Today. Munyarukumbuzi Emmanuel wabaye umuyobozi wa televiziyo yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami cyangwa se mu ishuri ry'itangazamakuru na African Leadership University. Akaba yaranabaye Associate Public Information Officer mu rukiko rwa IRMCT. Ufitinema Remy Maurice yakoraga mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, akaba yaramenyekanye cyane ubwo yari umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda mu myaka yatambutse. Mu zindi mpinduka zakozwe, Rutikanga Paul wari usanzwe atanga amakuru kuri televiziyo Rwanda yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa, mu gihe Uwera Clarisse yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi. Niba ushaka kumenya andi makuru agezweho haba mu gihugu, hanze y'igihugu no ku isi muri rusange, nta kindi usabwa uretse gukora subscribe kuri Venus Today,